IMIRASIRE TV isoko y'ibyishimo. Nahise ngerageza kumuvugisha ariko mbona ntavuga, munyeganyeje mbona ntanyeganyega, murebye mu maso mbona arareba ahantu hamwe honyine nta guhumbya. Noneho nashatse icyo gukora ndakibura, nshaka aho mfunda umutwe ndahabura, ntangira gutekereza ukuntu mama Adeline twaganiraga nawe agiye, nongeye gutekereza uko Adeline agiye kujyana na mama we. Nahise mva mu modoka nk'uwataye ubwenge, niruka njya muri urgence ngezemo nsangamo wa muganga w'umugore wari wangeze ahantu. Nshaka kugira icyo mubwira mbona n'ubundi ntacyo ashobora kumfasha. Narebye hirya no hino mbona nta wundi muganga uhari, ubanza ahari bose bari bagiye kwita kuri Adeline. Ntangiye gutekereza ukuntu ibitaro bizima bishobora guhakaza umuganga nk'uwo utazi ibyo yize, udashobora guha abamugana agaciro. Nkiri muri ibyo nibuka ko ubuzima bwa mama Adeline buri mu kaga. Nahise niruka nk'uwataye umutwe, abaraho bose barandeba, ku buryo amahirwe nagize nuko hari wa muganga mubi utarunyitayeho, iyo babandi bari guhita bantera igishinge cy'abasazi. Ariko nanone ubanza ari Imana yabahugije ngo batambona, kuko ntari kubona uko ntabara mama Adeline. Nahise njya kuri rwa rugi twagezeho bakambuza kwinjira. Ntekereza ko ibyo ari byo byose, ubwo handitseho ngo icyumba cy'abarwayi barembye cyane kandi akaba nta wundi muntu wemerewe kuhinjira atahakora, ibyo ari byo byose ntihaburamo abaganga. Nashatse kuhinjira nubwo bitari byemewe, ariko nanone mbona nshobora kwinjiramo nkabona ibyo ntagenewe cyangwa ntabasha kwakira. Nk'umuntu utari uzi ibyo kwa muganga niko guhondagura urugi nk'uwasaze. Ako kanya hahise hasohoka umuganga w'umusore, dukubitanye amaso mbona ni wa wundi wamfashije gutwara Adeline. Akinkubita amaso baravuze atese ko mbona usa n'uwasaze, nuriya mwana w'umukobwa ugusajije, humura turi kumwitaho uko dushoboye. Nashatse kumubaza niba yaba akiri muzima, ariko nibuka ko nsize mama warembye amerewe nabi. Nshobora gutinda muri ibyo tugasanga umwuka wamushizemo. Ngiye kugira icyo mvuga bayantanze kuvuga, ati hano nta muntu ujya hakomanga kuko tuba tuhafite abarwayi barembye, harimo n'abarwaye indwara z'umutima. Ushobora kuba wabakanga bakaducika tubareba kandi ntacyo bari kuba. Genda wicaraho abandi bategerereza, utuze utegereze nibagukenera baraguhamagara, kandi niwongera gukomanga aha turabwira abashinzwe umutekano bagusohore, uzongera kugaruka muri ibi bitaro bikugoye. Nese mvuga nti mumbabarire rwose nanjye sinjye uhiriye mu rwe ntaho adapfunda umutwe. Umuganga ahita ambwira ati ko numva utangiye guca imigani se. Ndamusubiza nti hariya mu modoka nari kumwe na mama wuriya mukobwa, none nawe nsanze ameze nabi, rwose mumfashe mu mutabare, nimwe mukiza abantu bose. Muganga yese avuga ati sitwe tubakiza, ahubwo turabafasha dufatanije n'Imana tukareba ko bakoroherwa. None se ko waje gukomanga hano iyo ubwira uriya muganga uri muri urgence, naho n'ubundi uriya yafashe uwifashisha. Ako kanya hisa nkurikira tugeze ku modoka, mfungura urugi. Akimukubita amaso mbona asa n'uwikanzemo asubira inyuma. Mukumbaza impamvu yahise agenda aranyihorera, ahubwo mbona arushijeho gutera intambwe nini cyane asubira inyuma. Nasigayeho nabuze icyo mvuga, ntangira gutekereza ukuntu n'uwo nari nize yagiye ntacyo ambwiye. Mugihe ngishaka icyo gukora nagiye kubona mbona wa musore aragarutse n'ingobyi y'abarwayi n'abandi baganga benshi, menya ko yari agiye kubatabaza. Bageze mu modoka nigira hirya, batangira gucomeka ibyuma byinshi kuri mama Adeline. Aho niho naboneye ko ageze aho umwanzi yifuza kwaba. Bamaze kumucomekaho bya byuma bamushyira ku ngobyi y'abarwayi, barangije bamujyana ndeba kugeza binjiye muri cya cyumba cy'indembe. Nanjye mpina akarenge ngaruka ku modoka, mbanza kuyifunga neza, nsubira hahandi bategerereza. Nageze kuri ako gatebe nitegereza abari bakicayeho ntawavuganaga n'undi. Aho niho naboneye ko tubataye turi benshi. Iyo muganga yasohokaga twese twakangaraniraga icyarimwe tukamureba. Igitima cyaradihaga kuko nta kindi wabaga witeze atari inkuru mbi. Natangiye gutekereza ukuntu byose ari njye wabiteye. Ntangira gutekereza imvano ya byose. Nongera kwibuka ko papa Adeline asigaje icyumweru kimwe cyonyine agataha ava muri gereza. Ntekereza ukuntu azansanga mu rugo njyenyine, umugore we n'umwana batakiriho. Nibaza icyo namusobanurira biranyobera. Natangiye gutekereza kwisubirira mu cyaro, kuko ho wenda hari kure ntawe ari kuzamenya iyo nagiye. Ariko nanone mbona nta Adeline mu bihe bikomeye nk'ibyo, kandi we yarantabaye ubwo nari ngeze aho umwanzi ashaka. Nongeye gutekereza ukuntu umuganga yandangaranye kandi ari cyo ashinzwe.
nongera kugarura isura ya wa muganga wari mantuka aho kumfasha, mbona si ubwa mbere nayibonaho. Nakomeje kugarura paje ngo ndebaho naba naramubonye. Nongera kwibuka umunsi umwe Shadia yari arwaye yarembye, nibuka tugera kwa muganga tugahora n'umuganga w'umugore akatubwira ko turimo turuhira ubusa, ariko abandi bakamufasha agataha ameze neza. Nongeye kwibuka uwo muganga mugarura mu bwenge bwanjye neza, nsanga ni uwo nguwo, noneho aho gukomeza kumurakarira ahubwo numvise ambabaje. Nibajije ukuntu navuye aho umuganga bakoranaga ambwira ko bagiye kumwirukana. Ntekereza ukuntu baba baramwirukanye ntibimubere isomo ngo ahinduke, akagira amahirwe akabona ahandi akorera, ariko akanga akaba kwa kundi. Aho niho naboneye ko kamera itagipfa guhinduka, kereka nyirayo ari we ubigizemo uruhare rugaragara. Nkiri muri ibyo muganga yahise asohoka ubona asa n'ubabaye ukuntu. Twese tumurebye imitima iradusimbuka, dutegereza ko hari uwo yahamagara muri twe. Ngiye kubona mbona ni njye arembuye. Umutima waransimbutse nshaka kwiruka ngo wenda ntumve iyo nkuru mbi, ariko ntiteze zinkuraho n'intege zinkuraho ndazibura. Amarira atangira gutemba ajya mu nda hafi no kwinyaraho, ariko ndikomeza ngenda musanga. Mugezeho baravuze ati ndakeka ari wowe niba ntibeshye wazanye umwana w'umukobwa uri mu kigero cyawe ndetse na mama urembye cyane. Umuganga nahise mubaza nti none se yapfuye muganga ahita ambwira ati banza tuze tuganire, kuko hano ibintu byose tubikora twitonze hato hatagira ukanga abarwayi barembye barimo hano imbere. Nahise musubiza nti mbateze yombi muganga arambwira ati urabona ko wabazanye barembye cyane nawe wabyiboneye. Ndamusubiza nti ninjye wabakuye mu modoka rwose ndabizi, ahubwo mbwira baracyariho cyangwa ntabakiriho mbimenye. Muganga yahise ambwira ati twagira ngo uduhe imyirondoro yabo tujye kuyandika ku mafishi, ibindi urabimenya nyuma. Muganga nahise mubwira nti none se mwambwiye byibuze niba bakiriho, ko wenda byahumuriza umutima wanjye bikawugaruramo icyizere wari wabuze, aricyo cya kindi kirema. Muganga yahise ambwira ati kira agapapuro andikaho imyirondoro yabo vuba, kandi utuze utekane hano igihindutse cyose tukikugezaho 5 kuri 5. N'aba bose bategereje nkawe rero humura nturi wenyine murafatanije. Nabuze icyo nsubiza, mfata ka gapapuro ntangira kwandika imyirondoro yabo iyo narinze, ibyo ntazi nkabitaruka. Ndangije kubyandika muhereza agapapuro ke, arakabika agenda mureba ntacyo ntangarisha. Muganga yamaze kugenda nanjye nsigara nigunze nk'abandi bose bari aho. Hashize akanya mbona ahise ahindukira numva nikanzemo, akimbona ahita ndebura nanone. Nahise nongera ndahaguruka, noneho mbabwiye ko nari mfite umutima naba mbabeshye, ubanza wose wari warangije kugenda. Naramwegereye mugezeho mpita nitanguranwa ndavuga nti none se birarangiye muganga ahita ambwira ati hoya ahubwo nari nibagiye kukubaza icyo mupfana. Yamaze kumbwira gutyo ndebye ubwoba nari mfite numva nanjye ndisetse, ariko byari mu gihe burya umutima ubabaye nta cyiza ukeka. Nagiye kumusubiza mbura icyo mvuga, nashatse kuvuga ko ndi umwana we, ariko nanone nibuka ko nabaye we mpageze. Nshaka kumubwira ko ndi Rwesamadongo nk'uko papa Adeline yakundaga kunyita, nabyo mbona nta makuru yampa. Mba ndavuze nti niho narerewe kuva namenya ubwenge, mbese urebye mufata nka mama. Muganga ahita avuga ati ese burya nturi umwana we? None se nta mwana we wundi cyangwa umugabo ngo aba ari hafi aza gufasha kubitaho? Nahise musubiza nti ntabo rwose ni njye njyenyine uhari. Muganga ahita ambwira ati nta kibazo, ngaho genda wicare utegereze utuze, nihagira igihinduka turakubwira. Ako kanya nahise nongera nsubira ku ntebe. Muganga nawe asubira mu cyumba cy'abarwayi. Nkimara kwicara nongeye kujya kure nk'ibisanzwe. Nagaruwe n'uwari unkozeho mu kureba mbona ni umugabo munini usa n'uwiyubashye. Tugikubitana amaso nabonye yahise yikanga, gusa ndebye mbona atari ubwa mbere mubonye. Aba ntanze kuvuga, arambwira ati ndabona nibeshye, nari mbonye ari umusore nari natumye mu rugo. Umugabo ndamusubiza nti nta kibazo bibaho. Nkimara kuvuga gutyo yahise yicara iruhande rwanjye, mbona akomeje kunyitegereza cyane, nanjye bibuko nguko. Nakomeje gutekereza aho naba naramubonye ariko ndahabura. Nkibitekerezaho baravuze ati ariko rero nakomeje kukwitegereza mbona amaso ataraya, ariko nashakishije aho nkuzi nahabuze pe. Umugabo nahise mubwira nti ariko nanjye ndabona wagira ngo hari aho nkuzi, kuko ndabona atari ubwa mbere nakubona. Umugabo aransubiza ati birashoboka, none se ujya usengera Kimisagara ku rusengero rwa ADPR?
Nashatse kumubwira ko kuva navuka ntarakandagira mu rusengero usibye igihe najyaga gushakamo icumbi, ariko nanone mbona naba niraburije, mba ndavuze nti yewe aho nahageze inshuro imwe ari mu materaniro ya ninjoro. Umugabo arambwira ati birashoboka ko ariho waba warambonye kuko ndi mwarimu muri iryo torero, ariko se nanone njye ubwo naba narakubonye gute? Nahise musubiza nti wasanga hari n'ahandi twaba twarahuriye wenda. Umugabo yamaze kumbwira gutyo nibuka umunsi njya kwiyahuza inzoga mu kabari kari aho hafi y'urwo rusengero. Nibuka ubwo nari maze gusinda nako guhaga, umugabo wandamuye akampa amazi akambwira ko ari mwarimu ndetse no mubwiriza akansaba kumusura. Natangiye kugarira isura ye mu maso yanjye, mbona yari umugabo unanutse ariko wowe yari abyibushye. Nongera gutekereza isura ye mbona ibyo ari byo byose ashobora kuba ari we wayobotswe n'ibiryo. Ngiye kugira icyo mvuga sinzi uko nuburiye amaso mbona mama Keza ahagaze imbere yanjye. Naramubonye ubwoba buranyica, nshaka guhaguruka ngo niruke ariko mbona nta hantu nanyura ngo atambona. Nashatse guhaguruka ngo mufashe mu mashingu mubaze ibyo yankoreye ndetse n'icyo yahoye Bera mushiki wanjye, mbona nanone kwihorera ari icyaha. Nahise nirebesha hasi ariko ndimo murebera hagati y'intoki, nkomeza kumwitegereza ndeba ukuntu yari ahagaze ameze nk'uwabuze amahoro, ntiwenda hari igihe nawe yaba afitemo umurwayi urembye akaba ariyo mpamvu yabuze uko yifata. Nkimurebera mu myanya y'intoki ako kanya yahise atuva imbere, twumva atangiye kuririmba izamva he na njya hehe. Abantu batangira gukangarana, sinzi uko yahise akuramo ijipo yari yambaye, noneho tubona ko byakomeye. Natangiye kwibaza ibyamubayeho byose, ntangira gutekereza ko nta kabuza utakwiyicira umwana ngo wowe usigare uri muzima, kandi ko burya ikinyoma gihira bakeya. Narebye umubyeyi mwiza ungana na mama wambyaye yambaye ubusa imbere y'abantu bangana batyo, numva impuhwe ziransaze, ariko nanone nakwibuka ko aho ngeze mu buzima bubi mbayemo byose ari we wabigizemo uruhare, nti uwiyishe ntaririrwa rwose. Mama Keza yatangiye gukoramo imyenda yose, mbona abana batangiye kumurangarira, noneho nanjye numva mugiriye impuhwe. Nashatse kujya kumufata ngo ninginge abandi tumwambike ku ngufu ye gukomeza gusebya ababyeyi, nanone nibutse ko isura yanjye yizi kandi ashobora no kuba ari njye yasariye uko abanyarwanda babivuga, mbona nanone nshobora kwishyira mu kaga. Nkiri muri ibyo kubwo amahirwe abasekirite bahise baza, baramufata bamwambika ku ngufu atangira kubatuka, barangije bamujyana tureba. Bamaze kurengana ubukura umutwe, nitegereza abari aho bose, abamama n'abapapa bari bumiwe, naho abana bashimishijwe no kwihera ijisho. Aho niho nongeye gutekereza ku gihembo cyo kugira nabi. Nibuka umunsi umwe naganiraga na mama akambwira ati mwana wanjye ujye ukora neza wigendere, kuko ugira ineza ukayisanga imbere, wagira inabi mukagendana. Aho niho naboneye ko na mama Keza umuvumo w'umwana we wamukurikiranye. Hashize nk'iminota 10 ndi muri ibyo, sinzi uko nagaruye akenge, mbona wa mugabo turakicaranye. Nibuka aho namubonye niko kumubwira nti uzi ko nibutse ko umunsi umwe wansanze nasanze namubwiye byose. Ndangije kubimubwira uwo mugabo baravuze ati ndakwibutse koko. Uwo munsi nanagusabye kuzansura tukaganira, nawe ukaba inshuti y'umuryango nkanagusengera ngo Imana igukize icyo cyaha cy'ubusinzi, ese kutaje? Umugabo nahise mubwira nti nahuye n'ibibazo byinshi mbura uko nahagera, na nimero za telefone zanyu narazibuze, bazitwaranye na telefone, nuko mbabarira mukongera kuzimpa nimboneka nzahagera. Umugabo yahise ampa nimero za telefone ze nzandika ku gapapuro, ndangije ngashyira mu mufuka. Akomeza avuga ati naho ubundi uzahagera urebe mu rugo, ubu turashima Imana, n'akana twatoraguye muri ya minsi ubu kamaze gukura, uzi ko kageze mu wa 2 wa primaire. Umugabo nahise mubwira ntari kuzi ko abana bakura vuba. Aka kanya ahise agera aho ngaho aransubiza ati uzi ukuntu ari umuhanga, ni ukurebaho kuva yatangira abo wa mbere kugeza ubu natwe yaratuyobeye. Uzi ukuntu yanaduteye amahirwe, twamubonye twarabuze urubyaro, none ubu tumaze kubyara 2. Nahise mubwira nti Imana ishimwe. Tukiganira nagiye kubona mbona abakora amasuku kwa muganga basohokanye umuntu bapfutse mu maso hose, bigaragara ko yitabye Imana. Ngiye kubona mbona muganga arasohotse atangira kutwitegereza.